Kuzwa the link up and kumwe na Emmy ku murongo wa telefone giye mwita self made kuko yari koze. Emmy umeze fresh. Isi byatari wowe. Inanye umeze fresh self made ako kanwaga kuye Emmy self made. I'm the one who nese yo wikoze kanabyemera. Abo bidashimisha ubwo nakazi cyabo ariko nje ni kumbyemera. Nubango ibyo ugezeho byose wirwanyeho. Habaye harundi wenda waba yarabigize mu ruhare namushimira ariko uruhare runini n'urugwanyi. Wow, that's really good. Ariko by the way it's like a joke by the way. Hari abantu baba baradufashije even you. Yeah, thank you. N'abandi benshi ariko urumva hari ikintu bicaga kwivuga mu Kinyarwanda. Iyo rero bigeze mu Kinyarwanda mu kwivuga uritaka nyine abantu bakakumva ko ari tino. Yego. Naho biba byaturutse bira no kwivuga mu kwivuga bamo kwishongora ariko bidafite umutima mubi. Kwa kunanye ni abantu bamfashije. Kwa kunanye ni tango MC namba ngo abanyarwanda batoreye. I know izo ni characters z'abanyarwanda zo kwivuga sometimes kanishongora. Yako kad. Impamvu ngwamage mbere na mbere felicitation abantu bakoze inkuru nzize ejo bundi mujya gusura Mageragere bro ari ige.com miyera abagurire pe ndamutegetse. Ndabiza kuntu ikigano miyere nishiti yanje agure mwakoze akazi katoroje. Bigoye by the way ariko isengazi ko bikunda. Yego. Mbwira experience yawe wenda ari wagiye mu kazi wagakoze neza ariko noneho Emmy nkawe ku giti cyawe experience wakuyemo ni yihe Emmy? Ni nyinshi byatari koze urumva nari ntaragera aho hantu abantu benshi bita mu gipango. Yego. Ndumvaga mutamatsiko kumenya ariko ubundi aho hantu hameze gute. Urumva nk'iyo gerageje gushaka amashusho Google YouTube and whatever ntago uba wumva nyine wisanishe nabyo. Nge rero gahoraga mvuge ko aho hantu hamera gute abantu bava birahira. Abantu bari ubundi bariho ndibuka buriya nuko abantu babonye ndabyabaye ako I do remember yuko iri request buriya ari maze hafi 2 years. Musa 2 years myaka yose mwarasabye buriya nayo maze 2 years narabivuze ko n'umuvugizi narabimubwiye before. Urabyibuka yaje kugira nibazo cyagiye cy'abantu muri APR abarafungwa. Yego ndabyibuka. Numva ndihebye kubera ko nabibwiye atarahari. Nyuma arongera rero aragaruka arambwira ejo bundi rero haza ko opportunité. Arambwira ati ariko rero waza noneho ugakora bya bindi wambwira. So that time nibwo twagiyeyo. Ndagenda in fact byari ibintu bibiri kuri abo bantu nyuma yuko numvishe P-Frava yirahira nyuma yo kumva Jay Polly uravyibuka bwa mbere twaraganiraga. Yego bambi. Banabiririmba mu ndirimbo nkavuga nshaka kujya kureba abantu babayeho gute no bidagadura gute babayeho gute. So that time nibwo nagiye rero habaye ibirori. Normal ntabwo byari birasatch cause n'ubundi byari ukutwereka uburyo babayeho. Njyayo nta muntu tino ninjiranye telefone ninjiranye kamera twari dufite freedom ihagije nta muntu akubwira ngo wiganira n'uyu. Nafashe time yanjye nganira hari biriya nashyize mu nkuru n'ibyo aho twaganira ariko hari n'abo twaganiriye biri personal. Reka ngo nk'urugero nk'umugabo witwa Mike Abinshuti was ari manager Bruce Melody. Abinshuti yego wambwana. Twagize session hafi y'iminota 30 nge nawe tuganira ariko nje ntago biri mu nkuru. So hari abantu twaganiriye numvaga nshaka kumenya uko babayeho. So rero ni iyo experience kujya ukareba uko abantu babaye hariya uko bishima uko bidagadura umunsi wabo umeze ute kuko ninjiye mu gipangu saa 3 zuzuye ngisohokamo saa 12. Urumva wahamaze igihe na lunch wayifatiye aho byose. Marezo igisekeje
timu twari kumwe bagiye gufata lunch ariko igihe cya lunch cyageze kubera amasaha yari yabaye make ndi gukora interview nafata ku mavuta yego navuga rero mujye kurya reka murakaze. Wow niyo mpamvu nawe kwindabo zawe bana Emmy uri umukozi cyane. bigoye ariko we yego hanyuma wenda tugana ku musozo nk'abantu wenda nk'umuntu ubura nk'ukwezi ngo atahe abameze ate wa wundi wenda wakwatiye imyaka 10 kuzamuka like buri muntu nago bakatiwe wenda igihe kingana tuba dufite different twakatuwe umwaka 2 gucyo bameze gute nyine muri bo reka nkugerere ko umanza nkubwira kanje ngeyo narumvaga ko urumva kuzijizamo ko abantu bafunze nk'abamama natungwe no gusanga mama bafite imishatsi bisiga amafoma hari n'abakobwa beza abana b'abakobwa beza niba abana bemeye ko tubafotora hari abandi beza cyane kandi benshi tutabashe gufotora kuko hari iyo umuntu abyanze ntabwo bamuhatiriza yego ababa uburenganzira ariko ntabwo baba bategetse kwifotoza arababyanze kandi beza cyane rwose so nabo narababonye abamama icyo cyane ntunguye kubona ko bafite imishatsi nanamenya amakuru ko abagabo nabo benda kubakomorera bakagira ubwanwa ababishaka good so numbaje ko kubijyanye n'uburyo bakati hari ikintu kiza gihari rero tino yego biragoye kumenya ngo yazataha ejo cyangwa azataha ukwezi gutaha buri umuntu amenya ibye buri wese abazi ibye nta muntu kuko umva nk'abo ngiye nahuraga nabo bakatiye burundu no mu mafoto barimo yesu we ariko wamureba ukabona arishimye ukabona nta kibazo afite hari n'uwo twaganira hamwe ati rega niyo batankatira n'ubu ngubu bambwiye ngo barambabariye nakwigumira abo ati n'ubundi mu rugo ubuzima bwo mu rugo bumeze nk'ubwahangaha ariko urumva niko aba bitekereza n'umuntu baramufunze muri 98 uyu munsi akaba agifunze nta famiye nini afite ntaki wabone mu cyaro kavuga ati njye ni icyaro icyo ari cyo cyose n'ubundi nakwigumira abagabo babamo ariko still baba bafite morale ubona bishimye harimo ingeri z'abantu batandukanye yego of course habamo ababoss yego hari iyo ufite amafaranga uba yafite aragaragara habamo abaringaniye habamo of course n'abatayafite yego abo nabura bareba n'amaso ukabibwira yego ni ingeri z'abantu zitandukanye ikindi kino rwose nta kwibeza yego nubwo abonye ari abakobwa beza nta mukobwa uba wemerewe guhura n'umuhungu ngo bicarane nandi kubyibazaho bana no kubarebera hakurya nabonye ukuntu bateretana ni story isekeje bateretana baca amarenga amwicira amarenga avuga ati nambwe ati ni sawa kabisa yego Emmy reka ngushimire cyane my brother kandi ukomeze umuhate wo gukora neza akazi ukora. Thank you so much. Iyi nkuru ndakeka izaba mu nkuru nziza z'uyu mwaka pe. Thank you so much. I tried my best. Yeah, you did your best. Thank you so much. Thank you. Okay.